Hari meme cyangwa imvugo igira iti akabari n'isutiya byombi ni kimwe, aho bihurira ngo nuko ibi byombi isutiya n'akabari iyo bifungutse ngo biteshe umutwe abagabo. Mu kabari twese twahita twumva impamvu ugufungura kwako bishimisha cyane abagabo kuko baba bazi ko ariho bakura ikibicira akanyota bakanasabana. Ariko iyi sutiya ifungutse aho ho ababisobanukiwe ni abagabo bari mu irangamimerere y'abashakanye n'abandi bavumba ku byagenewe icyo cyiciro cya mbere navuze. Iyi mvugo irumvikanisha uburyo abagabo bose muri rusange bakunda cyane ibice bihishwa n'isutiya, amabere cyangwa se boobs. Nkuko twagarutse ku rukundo rutavangiye, abagabo bose bakunda ibyiciro by'abagore, ni nako ngo ntaho bahungira urukundo rwimbitse bakunda igituza cy'abagore. Imyaka myinshi abahanga bagerageje gushaka ubusobanuro bw'iyo rukuruzi igituza cy'abagore kigira ku gukurura no kuzonga abagabo, ariko ntihagire ushobora gutanga ibisobanuro bihamye. Umuganga umwe witwa Larry Young ari mu bakeya bagerageje kujya kure mu gutanga ubusobanuro bufatika kuri iki kintu. Ni impuguke mu bumenyi bw'imikorere y'ubwonko ndetse yigisha amasomo y'ubumenyi ku buzima bwo mu mutwe psychiatry muri kaminuza ya Emory muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyatangaje ko imyitwarire irimo intege nkeya abagabo baterwa no kureba ibice by'ibanga byo hejuru ku mugore yaba ifite inkomoko mu mihindagurikire y'imiterere ya muntu, ibyo bita evolution, ko umuntu yagiye ahindagurika uko ibihe byagiye bisimburana. Ni ibintu bibera mu bwonko bigendeye kuri kamere yarangije guhama mwene muntu kwibere ari igice cy'ingenzi ku mibereho ye ku muntu muri rusange kuva akivuka, kuko ariho hantu hambere yitaho nk'igice kimutunze binyuze mu konka. Amabere mu buzima bw'imyororokere n'uburyo ashobora gushotora abagabo, ibi byo byaje nyuma bitewe n'imihindagurikire ya muntu. Ni nayo mpamvu bidashyirwa imbere mu busobanuro kuko usanga bisa n'ibitaravumburwa neza ikibitera, nubwo Dr. Larry Young yagerageje kubishakira ubusobanuro. Ku ngingo ya mbere, ibere rihuza umubyeyi n'umwana mu mubano wihariye kandi wimbitse. Ibi twese twabibayemo kuko twese twabayeho impinja, kandi byanga bikunda ibere ryafashe runini mu mikurire yacu. Muri kamere rusange dusanzwe dukunda ibiryo, kandi ibere rifatwa nk'ifunguro ry'ibanze ku mwana. Ako gaciro rero niko Dr. Larry Young atangaza ko kibika muri kamere yacu ku buryo no mu myaka y'ubukure bwacu urukundo twakunze ibere ibisigisigi byarwo bitukumamo. Impamvu inama za muganga zitsa cyane kukonsa umwana neza kandi umureba mu maso nuko ngo mukonsa umubyeyi iyo atamitse umwana ibere atangira kuvubura mu bwonko bwe umusemburo w'ibyishimo n'urukundo witwa oxytocin. Ibyo nubwo umwana aba akiri mutoya bimusigaramo igihe cyose, ku buryo nubwo yakura akomeza kuzirikana ibihe byiza yagiriye mu biganza by'umubyeyi amuha ibere, bigatuma n'ahandi hose abonye amabere ubwonko bwe bukangura izo nzibutso zihishe kure cyane z'urukundo yakunze ibere kuva akivuka, bigatuma atinda cyane kuri icyo gice aho akibonye hose, kuko umubiri we uhita ukumbura kandi ukifuza ibihe byiza yagiriye ku ibere. Ibi hari abagabo bamwe bashobora kubimpakanya, gusa niyo mpamvu ibyo abantu bamwe badashobora kwiyumvisha iyo bumvise umuntu mukuru ushishikazwa no konka. Kuri uyu muganga ngo ni ibintu bisobanutse kandi bifite inkomoko mu buto bwa buri muntu. Kuri iyo ngingo maze kuvugaho, none niba twaravutse tukakirizwa ibere nk'ifunguro ry'ibanze, amabere yaje guhurira hehe n'ubuzima bw'imyororokere ku buryo hari bamwe bayita igice gishotorana kurusha ibindi? Ngo si ugushotora abagabo gusa, ahubwo n'abagore bo ubwabo ngo amabere yaba ari kimwe mu bice biranga intege nkeya zabo. Ese ibi biba ku bagore bose? Abagabo bose se nta niyo nk'isigaye barangazwa n'igituza cy'abagore? Ni mu kanya mu kandi gace. Nitwa Trésor Pierre Chane. Turacyari kuri boobs. Ubushakashatsi bwa kaminuza ya Emory muri Atlanta muri Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buvuga ko muri rusange abantu bose batuwemo na kamere yo gushaka kororoka. Kororoka ku muntu byanga bikunda bigomba kunyura mu mibonano mpuzabitsina. Mu gace kabanza twibazaga aho amabere afatwa nk'ifunguro ry'ibanze ku ruhinja, kandi twese tukaba twarabaye impinja, yaje kwinjira mu ruhando rw'ibice bifashe runini mu bikorwa byishimisha mubiri hagati y'abantu babiri bafite ibitsina bitandukanye. Ubu bushakashatsi bwemeza ko basanze iyo umugore akora icyo gikorwa kibanziriza kororoka, igituza cye ngo cyoherezwamo ubutumwa bugikangura bwoherezwa n'ibice bimwe by'ubwonko bigenga ibyiyumviro, harimo amygdale ndetse na hippocampe.
Ibi bice ni nabyo bitanga komande itegeka moelle piniere, wagereranya n'umuyoboro mugari uhuza ubwonko n'ibice byose by'umubiri, ngo yohereze amaraso y'inyongera mu bice bimwe na bimwe bihindurwa n'ubushake bw'imibonano, nk'ubugabo bw'abagabo, clitoris ku mugore ndetse no mu mabere, bigatuma aho hose hahinduka. Nicyo gituma n'imoko z'amabere y'umugore ngo zihagarara. Ugendeye kuri iyi nyigo ya kaminuza ya Emory yakozwe na Dr. Young, nubwo ngo atari bose, hejuru ya 80% by'abagore bemeza ko igituza cyabo cyane cyane imoko ari hamwe mu hantu hahisha intege nkeya zabo, bitewe nuko habyutse ubushake bwo kubonana n'umugabo. Ngo kubaganya iki gice bigatinda ngo bituma umugore avubura wa musemburo witwa ocytocine, umuremamo urukundo n'ibyishimo bitiza umurindi za ntege nkeya ze. Uwo musemburo twabonye unavubuka mu bwonko bw'umugore iyo yonsa umwana we, ni nawo umufasha cyane kwishimira umugabo wamukubaganyije muri bya bice by'ibanga byonsa, kandi ngo urwo rugwiro rumuhamamo. Bigendanye na bwa bushake karemano twese tugira bwo kororoka kugira ngo tubone abadukomokaho, umugabo ngo agira inyungu nyinshi mu kwibasira cya gice no kugikubaganya uko ashoboye, agamije gutuma umugore amwiyumvamo kandi akamunambaho, ari nabyo bita attachement, bikururwa na wa musemburo wa ocytocine. Bikaba ari nabyo abahanga bemeza ko biba byongera amahirwe y'uko icyo gikorwa cyazaba izindi nshuro zirenze imwe, bityo bikongera amahirwe yo kororoka. Ibi nibyo bituma ubushakashatsi bwerekana ko binyuze mu cyo bita selection naturelle, abagabo bakunda cyane igituza cy'abagore ngo baba bafite amahirwe yisumbuye yo kororoka kurusha abandi bagabo batabyitaho cyane. Ikintu gikomeye kikibazwaho ni uburyo impinduka zabaye ku muntu uko ibihe byagiye bisimburana, ari nazo zatumye abantu b'iki gihe bita cyane ku mabere nk'igice gifashe runini mu ishotorana iganisha ku mibonano mpuzabitsina, zitigeze ziba ku bundi bwoko bw'inyamabere, les mammifères, nk'ingagi cyangwa se ibindi bisabantu, les primates. Nta kigabo cyita ku mabere y'ikigore. Umuntu wenyine niwe nyamabere rukumbi ifata amabere nk'igice gikenerwa mu busabane buganisha ku mibonano yishimisha mubiri. Izindi zose ziyafata nk'igice gifasha ingore konsa umwana wayo gusa. Wa muganga Larry Young kuri iyi ngingo yatangaje ko ibi birambirije ku kuba umuntu ari umwe mu nyamabere zihitamo umufasha umwe bakabana, ibyo bita monogamy, mu gihe hejuru ya 97% by'izindi nyamabere zose usanga zihuza ibitsina n'izo zibonye zose, nta mpamvu yo guhitamo ikigore cyangwa se ikigabo kimwe ngo byizirikaneho nk'ibyashakanye. Mu bijyanye no kwivugurura kwa muntu, evolution, nanone kuba ngo yarashoboye kugenda yemye ngo byaba byaratumye amabere ya muntu akura birenza izindi nyamaswa. Umuntu nanone ngo numwe mu nyamabere zikunda gukora ibyo bita urukundo, abantu barebana akenshi, nubwo hari abandi babigenza ukundi. Uyu mushakashatsi Young yatangaje ko uko guhuza urugwiro umugore n'umugabo barebana ariho habaye inkomoko yo guha agaciro icyo gice kibanga cya ruguru, ndetse nacyo kikiyongera mu byongerera umugore ubushake bwo gukomeza ibyo arimo. Icyakora hari bamwe mu bashakashatsi batangaje ko iyi nyigo ya Dr. Larry Young irimo icyuho kuko idasobanura neza impamvu hari bamwe mu bagabo badakunda amabere y'abagore, ahubwo mu gihe Larry Young we yashimangiye ko abagabo bose barangazwa n'iki gice, ngo ni nako abagore bose atari ko nabo bagira intege nkeya kuri iki gice twagarutseho nk'igifata iya mbere mu gushotora abagabo mu isi. Gusa hejuru ya 80% by'abagore twabibonye ko bose mu gituza cyabo ari hamwe mu habatesha umutwe, mbere yo mu ijosi, ku gutwi n'ahandi ntavuze. Nitwa Trésor Pierre Chanel.